Salima wanditse amateka mu gikombe cya Afrika, umukobwa wa mbere usifuye umukino wa mbere uri hagati. Ndumva nta nicyo navuga kirenze kubashimira kuko ni iby'agaciro cyane. Biranandeza. Sorry sari hangane. Ndashimira buri munyarwanda wese na buri muntu wese ambaye hafi. Murakoze. Salma Hadia Mukansanga yavutse tariki ya 25 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1947 avukira mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Akiri muto ngo yari akana kagira kavuyo gakubagana cyane ngo ariko gakunda umupira w'amaguru bitavugwa. Ubwo kubagana nange narakubaganaga nkina umupira ariko biraho nyine bya primaire urabizi bamwe babahungu bagakina n'abakobwa mwese mugahurutura igipira mukirukanka nibyo nakinaga. Ariko narabikunda ko data arabikundaga, nari mfite umubyeyi wanje wabikundaga byatari ko yari afite na equipe ya Simba, abamuzi Mzema Wimbi nako akiriho niyo tumye mbikunda kuko twaramuherekezaga mu match tukajya kura mu match nkumva ndabikunze. Uko yagendaga kura Salma Hadia Mukansanga ibyo gukina umupira w'amaguru yagendaga bishyira ku ruhande aho gatangira kwikina umukino wa basketball. Ubwo yari ari mu mashuri yisumbuye yumvise itangazo kuri radio ko bagiye gutangira amasomo yo kwigisha abana bashaka kwiga ibijyanye n'imisifurire y'umupira w'amaguru. Salma nawe ntago yatanzwe, yari yandikishije. Nuko numvishe itangazo ririmo football kandi narayikundaga nyine, numvaga nyine na inzozi zanjye naza gera kure muri football nkageraho data yarari nanjye nkagaragara nyine muri football. Ngo hari muri 2007 nibwo natante chance ndandika nanjye ndarequestinga baranansubiza barananyemerera nkora formation. Akimara kubyemererwa ikizamini gikomeye cyari uguhabwa uburenganzira ni wabo. Birumvikana nk'umwana w'umukobwa kandi ukeneye uruhushya rw'ababyeyi ntago byari kumworohera. Nasabye uruhushya nk'abandi bose ko icyo gihe nari ndi muri secondaire, nasabye uruhushya ko ngiye muri arbitrage ya football cyane ko iwacu bari bananze ko nkunda ibintu by'umupira ibintu bya sport. Data arabyakiriye abamanura uruhushya iwacu bamuruhushya kandi ndagenda nkora formation ngaruka mbabwira ati ndumusifuza turabeshya ati muzaba mumbona. Ubwo nuko nagarutse nyine banambona nyine mu kibuga nyihagararaho nanjye nyine. Papa yari vice president w'equipe, kera ari vice president wa Simba, ikipe yitwa Simba kera. Abo niho nakuze mubona data amaze gukura. Hari ikipe yitwa Espoir yari ari mu bantu bayifasha niki banayikunda cyane babe nyuma yayo ya Espoir. Ubungubu Espoir yirusi. Mu mwaka wa 2008 Salma Hadia Mukansanga wari usanzwe usifura ku ruhande yaje kugirwa umusifuzi wo hagati. Nabonaga umusifuzi wo hagati bamutinya cyane bamwubaha cyane kuko urumva niwe maître niwe boss mu kibuga. Nanjye nkumva kukera ko ntaba boss, abantu bakancinege wowe se uri umukobwa uzaba boss bizakunda wowe ikiba kancinege ngo banose batangira ku gitambaro wowe uzahera ku gitambaro. Ariko nyine nashakaga kuba boss, nashakaga kugera mu kibuga nkafata decision nanjye nyine nkempoza nkafata decision nkurikije amategeko byavuga nanjye bakanyuba nka boss. Nago byashe kunkundira rero ko nabyifuzaga, ariko nakomeje kurwana iyo shyaka. Nyuma y'imyaka nk'ibiri baza kuma ayo mahirwe njya hagati, ariko nyine nabamaye amahirwe bavugaga ati urumva uzabishora ngati ndi tayari, kandi narabemeje ko mbishoboye nyine. Ujya hagati bwa mbere hari kuhe mukino? Makipe nago nyibuka kuko hari ikiciro cya gatatu kitwa icya gatatu. Icyo gihe nabwo nakoze akamace kamwe bongera abansubiza ku ruhande kubera ko bararwanaga ikiciro cya gatatu. Yari amakipe hanganye barwana ari abantu mbese habagamo imvururu rimwe na rimwe, ariko nyuma yaho baje kunyemerera neza nsifura neza. Nagiye mu cya kabiri nibwo natangiye gusifura hagati neza kandi nkajyamo kandi nkakora ibintu byose. Salma yakomeje gusifura imikino itandukanye cyane cyane y'abagore ndetse n'iyo mu cyiciro cya kabiri. Amasomo Hadia Mukansanga yigiye kuri se yatumye akura mu buryo bwihuta yiwatangira no kuba umusifuzi w'igitangaza, biza no kumuhesha amahirwe yo gusifura imikino y'igikombe cya Afrika cy'abagore mu mwaka wa 2015. Icyo gihe niyo marushanwa ya mbere mpuzamahanga yari asifuye, hari muri Congo Brazzaville. Ibi byari nk'amata by'amavuta kuri Radia. Inzozi zari zitangiye kuba impamo, ibyo yatekerezaga akiri muto yaratangiye kubigeraho. Byari ibyishimo bidasanzwe. Nari nasaze nashyushye kuko urumva competition ya mbere bwa mbere mu buzima, competition aho ngiye guhagarara ibihugu byo muri Afrika bindebe nanjye mvuge ati ntago ndi mu Rwanda, ntago ndi gusifura abagore bo mu Rwanda, ntago ndi gusifikisho cya kabiri. Aho niyo competition yanshimishije, naho Nyagasani yamfunguriye amarembo yanjye ndagaragara.
ngaragara ko aricyo shoboye nanjye vraiment niho nabone imigisha kuko niho yabaye intandaro yo kugera aha ngaho hose ngeze. Umukino wa mbere wasifuye wari ibihe bihugu? Nigeria na Tanzania. Byari bimeze bite rero? Tubwire igiye mu kibuga. Bambwira Nigeria nahise numva ngize akantu k'ubwoba kuko urumva Tanzania nari nyizi, Kenya, Uganda, Ethiopia niyo makipe twakunda gusifura muri region. Ariko kumbwira ngo muye na Nigeria kuko niyo kipe ikomeye muri Afrika, murabizi byo ko ikomeye. Mbona gize mu bwoba ko ndavuga ati umva nageze imbere Nigeria ubwo nta kindi. Nigeria ndayisifura ko amategeko namwe nta bwoba ntaki ahanga ngomba kugaragaza izina ryanjye. Naragiye nkora match kandi nyikora neza. Impesha n'amahirwe gukora indi match kimwe cya kabiri Cote d'Ivoire na Ghana. Izina ryanjye aho ngeze hose rikumba kwandikwa mu bitabo byahongeze. Salma yagiye agaragaza ubuhanga budasanzwe mu bijyanye n'imisifurire, agenda abikitegererezo kuri bagenzi be. Uko bwije nuko bukeye niko Salma Radio ya Mukansanga yagendaga akora mu kazi ke. Gusa nyine n'ubundi imbogamizi ntizabura kuko ngo hari ibihe bitoroshye yagiye anyuramo mu bijyanye n'imisifurire. Gusa nubwo ibyo bihe yagiye abinyuramo hari uburyo yagiye anabitambukamo ku buryo nubwo yagize ibihe bibi ariko ngo hari ibihe atazibagirwa byamushimishije ku buryo budasanzwe. Kuba narabaye umusifuzi mpuzamahanga kuko twari benshi ariko bamwe baba mpuzamahanga bane bababo, urwo n'urwego rwa mbere nazamutseyo numva biranshimishije. Ikindi cyanshimije kurenza ikindi nuko ndi mu kiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko zari inzozi narabyifuzaga bo twatangiranye nkababona bari mu kiciro cya mbere bakambwira ati wowe nyine bakanyereka ko ntaho nzagera, bamwe bakancinege bakambwira ati uri umukobwa nta nugo uzahagarara imbere y'amakipe akumve niki. Icyo nicyo kintu nge nicyo mbona cyanshimishije cyane kurenza ibindi. Aho uzagenda hose burya uzamenye ko buri muhanda ugira amakorosi yawo. Ni nako burya mu kazi buri muntu agakora ariko harimo n'imbogamizi zimwe na zimwe. Mu mikino Radio ya Mukansanga yagiye asifura harimo imikino imwe n'imwe yagiye imubera ibigeragezo ku buryo nawe yishyira ku rutonde rw'imikino yagiye imugora kurusha iyindi. Match yaba yarangoye ntago yanangoye ahubwo ni match yatumye nagize ubwoba bwinshi cyane kuko ni match bampaye match bambwira ati urabishobora. Ngiye ku mutima wanjye nkavuga ati sindi bubishobora ahubwo noneho ntago ndi buhafi. Yari match nasifuye yahuzaga Police na AS Kigali. Nayigiyemo amaguru numva dafashe neza cyane ariko match narayikoze ku buryo nanjye nasoze mvuga ati match nayikoze. Salma Radio ya Mukansanga ni umwana wa kane wa Sofia na Said Salma Mawimbi. Usa nk'undi muntu wese ushaka gutera imbere afite ahantu yifuza kugera mu bijyanye n'imisifurire. Ndifuza kuba ejo bundi bamwe mu bari n'abategarugori bazavuga ati wa mukobwa usifura witwa Salma natwe dukeneye kuba twagera aho yageze. Icyo nicyo cyifuzo cyanjye. Naho aho umuntu yumva yagera na n'ubu turakiga arbitrage uriga amanywa nijoro, naho tuba tugiye turiga ejo bundi ugasanga umunsi byageze neza ejo bintabwo bigenze neza turakiga. Ngicyo nifuza kugeraho nuko narangiza career yanjye nzaba hari abantu bavuga ati ni role model wacu. Icyo nicyo nifuza. Ngayo nguko rero nguwo Salma Radio ya Mukansanga, umusifuzi w'umunyarwanda umwe rukumbi uri gusifura imikino y'igikombe cya Afrika ikomeje kubera mu gihugu cya Cameroon. Ni nawe musifuzi umwe rukumbi w'umugore usifira ino mikino y'igikombe cya Afrika kuva cyabaho. Ni amateka arayakoze. Nge Bigatera Edmo. Hanyuma sari baguhitamo barakubwira ngo uzasifura igikombe cya Afrika. Bwa mbere telefone yaguhamagara yari yande bakimara bikubwira wiyumvishije ute? Nta telefone yamamagaye gusa nabonye shortlisted yasohotse nyibona mbaza kugira ngo hari no kwibeshyamo ariko ngiramo guhagarara gitwari no kutegereza neza nkabona invitation nibyo ngo nemeze kuko ko ari byo nza kubona ko ari byo nyine nanjye nyine mbihagararaho kandi ndabyishimira kandi numva ndi fier yuko hari impamvu bamisemo kuko ni benshi cyane banitwara neza banashoboye kundusha ariko hari impamvu bamisemo nuko hari icyo bambonyemo.